kije gitunguranye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ikintu kije gitunguranye kirababaza cyane, kubera ko akenshi simbizi wenda niba mujya mubyumva, nje najyaga numva kera bavuga ngo iyo umugabo uramutse umutunguye ugakubita nk'ahantu ntashatse kuvuga, burya ngo umugabo ashobora guhita apfa. Niyo mpamvu rero ikintu kije gitunguranye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, nyamuneka ikintu kije gitunguranye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kiragatsindwa, gishobora gutuma umugabo ahita ajya muri koma, cyangwa se wowe mugore ukaba wakangirika, kubera ko nyine ni ibintu byaje bitunguranye. Byabatunguye dayeri, umugabo yarari mu gikorwa ari kurongora handi hafi yo kurangiza, nk'ikintu kiraje ngo pi. Mwongeye kwirirwa kandi muraho mwebwe munkurikirana umunsi ku wundi, mwebwe mudahwema gukora subscribe. Nibisanzwe rero ni Nadia, nongeye nagarutse ngo twigane. Niyo mpamvu mbona babwira ngo niba warakoze subscribe ukabona ikiganiro kikugezeho, tayari icara wige pe. Uyu munsi rero tugiye kwiga kuri posteri imwe, posteri yako hejuru. Hari abagore bakunda kurongorwa ako hejuru, reka bariko mbivuga nyene, nshaka kubivuga gutyo wenda ntubyumve neza. Ako hejuru nshatse kuvuga kurongorwa umugore ari hejuru y'umugabo. Ese ira posteri iraryoha? Nsubiza we wayikoze. Ira posteri iraryoha? Yego iraryoha. Ira posteri iryohera abagore, ikaryohera umugabo. Impamvu ya mbere iryohera umugore cyane cyane kurusha izindi posteri, ubundi ako hejuru kameze nk'ak'inyuma. Buriya ako hejuru ariko ak'inyuma siko kanze nye kuvugaho. Naje kwa kuri posteri yako hejuru. Nukuvuga ngo ako hejuru, kubera ko umugore imboro aba ari kuyumva yose, niwe ubuyijera. Kuri yabamanuka yongera azamuka, amanuka azamuka, aba ari kuyumva neza pe. Rero niho umugore aryoherwa cyane. Ikindi nanone burya umugabo nawe impamvu kamuryohera, imboro iragenda ikinjira mu gituba cy'umugore neza, bwa bushyuhe bwose bwo mu gituba bukagenda bukanyunyika ya mboro y'umugabo, ugasanga umugabo nyine karamuryoheye. Ariko ikindi nagira ngo mbabwire, mwabagabo mwe nimwe mwashaka kubwira, hari igihe kubera ko ako hejuru bura karavuna pe, kararyoha ariko karavuna. Ntabwo umugore yakora ko hejuru iminota 3 cyangwa 4 cyangwa 5, oya aba yarushye. Kwa kurabona kuri akuna abasutamye, ariko ubutaha tuzakora pratique butaha. Urabona kuri umugore abasutamye agera hakaruha. Rero wowe no kuvuga ngo we mugabo, ese wamufasha iki? Nimba ubona umugore we kwa ko yakomeje kuryoherwa, kubera ko yaryohewe, imbora ari kuyumva, ari kuyinyongera, arumva yaryohewe. Mu kuryoherwa rero k'umugore atangira gucika intege zigenda ziba nkeya, kubera ko yaryohewe nyine. Yaryohewe, intege zigenda ziba nkeya, cika intege ku buryo ashobora guhita, ku buryo ashaka gucika intege agahita amanuka, agahita yicaramo. Ugasanga bivuyemo ingaruka zo kuba wowe mugabo imboro yavunika. Kuko urumva niba we yakomeje kwishima, ukarimo kumanuka azamuka, yaryohewe akomeza gucika intege, hanyuma kwa gucika intege yahise amanuka ngo pa, ugasanga ya mboro ijombye ku ruhande, bikaba byayiviramo kuvunika, kubera ko yavujombye ku ruhande nyine iravunika. Rero niyo mpamvu ushaka kukubwira aka kantu, wowe mugabo niba uzi ko umugore wawe ari hejuru, mufashe, ufate harya hano ku mabuno, ufatemo hano ku mabuno, ujye umufasha uzamura, ukazamuka nyine umutiza imbaraga, ukazamuka amanuka, uwo mufasha kuko uba wafashe amabuno. Kandi ikindi umufashe nabwo ashobora kumanuka igihe yicaye ku mboro, wowe nawe ukajya umufasha, ukajya ucumita uri hasi, umugore ari hejuru akaba yastama, ntaba akiri gukora za movement, hanyuma wowe uri hasi akaba ari wowe umuvinga, akaba ari wowe ucumita kugira ngo aruhuke. Ibyo bintu nubikorera umugore wawe
ndabizi neza ko muzabyumva kimwe kubera ko buriya iriya positeri iraryoha. Akenshi n'abagore benshi iriya positeri ni positeri barongorwa umugore agahita arangiza. Nimba umugabo utari uzi ibanga ryo kurongora umugore wawe akarangiza, murongora ko hejuru, mubwira ajye hejuru, kubera ko we aba imboro aba yishyira aho ashaka. Niwe uba uri kuyobora, niwe uba uri ku buhanga bw'ibyuma, niwe uyiyobora uko ashaka, niwe wumva hamuryoheye akayishyiramo kuruta uko wowe waba uri kumurongora. We rero ni ukuvuga ngo iyo ari hejuru imboro aba ajyana aho ashaka. Hani amuvinga gutya ku ruhande nyine amanuka gutya atambika agira gutya akayinyongera noneho kwa kuyinyongera kuri aba ari kuyinyongera ikamanuka ikagera kuri rugongo, ikazamuka ikora kuri rugongo ikuba kuri rugongo. Urabona kuri uyu mutwe w'imboro uba umeze, iyo umugabo ari kugucumita cyangwa se iyo umugabo arimo gucumita umugore ari hejuru, ya mboro igenda ikuba kuri rugongo, igenda ikubaho umugore akaryoherwa, hahandi ashobora no gusara no guta umutwe, amano akikunja, amavi agakonyagurika, hanyuma akaba yahita arangiza. Nimba utari uzi nyine ibanga ryo kurongora umugore wawe akarangiza, murongora ko hejuru. Numurongora ko hejuru kwa nkuko nabivuze, imboro igenda ikuba kuri rugongo, kuko rugongo nicyo gice cy'abagore kiryohera umugore nyine. Twebwe niho uburyohe bwacu nkuko nawe mugabo umutwe w'imboro yawe ari wo wumva uburyohe, natwe rugongo yacu niyo yumva uburyohe. Kuko tubaye tudafite rugongo, wenda reka tuvuge tubaye tutafite rugongo yaravuyemo, ntacyo gukora imibonano mpuzabitsina byaba bitumariye. Ubwo twaba turi aho tubyara gusa, nyine turi aho tubyara, nta kindi kintu dukora. Nakubwiye imibonano mpuzabitsina nta kindi kintu yabitumariye. Ntuzi yabitumariye iki niba ushobora kundongora? Buriya ni umugabo urongora umugore narangize neza, ndongoye sindangize umariye iki? N'ubundi kurongorana ubwo ntago mba nzi ibyo ari byo, ni ukubikora nko kurangiza umuhango. Ariko umugore jya hejuru y'umugabo wa munyongere, biriya bintu iyo ubikoze, iyo agiye hasi umugabo, wowe ukajya hejuru ukamunyongera, umugabo wawe burya nawe ahita arangiza. Kubera ko aragenda agahura na bwa bushyuhe bwinshi bwo mu gituba, uri hejuru none wari ukuntu ugenda unyonya imboro, ufunga imboro uyifungiramo uyirekura. Shiri, biriya bintu biryohera umugabo pe. Ugasanga umugabo kubera ubushyuhe bwinshi yahuye n'ubushyuhe bwinshi nyine buri mu gituba, agahita arangiza. Noneho kwa ko nawe yakubese cyane kuri rugongo nyine, kwa ko kuri yagiye arongora azamura amanura acumita yongera asohora, ugasanga bitumye mwese munarangiriza rimwe. Rero nagira ngo mbamenyeshe ko iriya pozisiyo ni pozisiyo iryoha, ni pozisiyo abagore bakunda cyane. Mugabo rero niba ufite umugore ukaba niba ufite umugore ukaba utaramurongora positeri yo hejuru, warayobye. Kandi mugabo kandi nawe mugore niba ufite umugabo ukaba utararongorwa positeri yo hejuru, sinzi aho uri, nawe warayobye. Mwige kubaka urugo, mwige gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ugasanga umuntu yaragiye yigira nyoni nyinshi, ngo njyewe ngo ntago wese uriya mugore ngo ni shitani, uriya mugore ngo ni indaya. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye pe, ntaho biba bihuriye. Shimisha umugabo wawe, ukora imibonano mpuzabitsina bigushimishije, bikunyuze, hanyuma muzambwira. Icyo nzi cyo abantu mukurikirana nyine ikiganiro nkora, mwebwe muzambwira, nimwe muzambwira muri komenti zanyu nizo negereje kugira ngo ndebe. Ikindi niyo mpamvu navuze ngo ako hejuru karyoha nk'ak'inyuma. Uyu munsi ntabwo nari nashatse kuvuga kuko inyuma, ariko kubera ko nyine n'ubundi gahuye nako ko hejuru, buriya n'ak'inyuma ni positeri iryoha cyane, iryohera umugabo ikaryohera umugore. Buriya abagabo benshi niyo mpamvu ubona umugabo wakoze ak'inyuma bigoranye kuba mwakora imibonano mpuzabitsina mukarangiza atarakora ak'inyuma. Ak'inyuma nako hejuru ni positeri ziryoha, ariko nanone ako hejuru ukaba wahuriramo n'ibibazo, nabyo sinagenda ntabivuze. Yego kararyoha pe, gatuma n'imibonano igenda neza, ariko nagira ngo nkubwire ngo utitonze wavuna imboro y'umugabo, nawe utitonze rwose umura wakangirika. Uramutse ufite umugabo ufite imboro ndende,
nyamuneka mugabo ufite imboro ndende menya kuyijera. Menya kuyijera, umenye kuyirongoza. Ntago iramboro yose ibireshya kura wayifata ukayirunda mu gitsina cy'umugore, ntago byakunda. Wowe yijere, umenye uko uyitwara, kuko burya ushaka kurongora umugore ako hejuru, noneho wakishinga uburyohe bikarangira hise amanuka nyine agahita amanuka akayimariramo. Mu kuyimariramo rero ugasanga bitumye umugore umura ushobora kugira ikibazo, ukaba wakomereka cyangwa se ukaba wawangiza. Ibyo byose ni ibibazo wahuriramo nabyo. Bisaba kwitonda, ukabikora witonze nta guhubuka, kubera ko burya n'umugabo nyine ushobora kubikora nabi igatana ikaba yavunika, cyangwa se yajya ku ruhande ugasanga umugabo nyine arababaye cyane, kubera ko burya ikintu kije gitunguranye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ikintu kije gitunguranye kirababaza cyane, kubera ko akenshi simbizi wenda niba mujya mubyumva, nje najyaga numva kera bavuga ngo iyo umugabo uramutse umutunguye ugakubita nk'ahantu ntashatse kuvuga, burya ngo umugabo ashobora guhita apfa. Niyo mpamvu rero ikintu kije gitunguranye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, nyamuneka ikintu kije gitunguranye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kiragatsindwa, gishobora gutuma umugabo ahita ajya muri koma, cyangwa se wowe mugore ukaba wakangirika, kubera ko nyine ni ibintu byaje bitunguranye. Byabatunguye dayeri, umugabo yarari mu gikorwa ari kurongora handi hafi yo kurangiza, nk'ikintu kiraje ngo pi